Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe, nizere ko Nyagasani ibintu mpora mbasaba biragenda basubiza, sibyo? Nibyo cyangwa ntabwo ari ibyo mpindura isengesho? Mumbwire. Mu buzima bwanjye reka mbabwire, ni ubwa mbere binkiriraho ibyo bindi bitwara ubujugunyu. Nibyo. Ni ubwa mbere nakwambara umwenda udoze mu gitenge nkawukunda. Iyi kanzu yabaye kawukani kuvale katikani kushone kwane kufuhe. Ahantu hose umuntu uzajya mbona nyambara ajya avuga ntabwo urataha kuva cya gihe. Narayikunze cyane, niba ari nuko ari umuvandimwe wanjye uwayindodeye ntago mbizi. Kuba ufite umuvandimwe akagira nyine ikintu ajyamo akakiga uzi ko ari burage, ariko nyuma y'igihe gito akagutungura. Rero hari mu turongera twaratika ngomba gukorana nawe ikiganiro mukazamubona. Ari mu bantu nzi bambara neza, bazi ibintu by'imyenda mbere. Ubu rero nahisemo ko nzajya mwikopesha, aho nongere mwikopeshe imyenda nambaye aba ari nyine. Rero iyo nambaye ga binahangaha biba byasobanutse ibintu ngiye gukora. Uyu munsi ngiye guteka ipilawu. Buriya mu gikoni ni ukuvumbura. Mu gikoni ukora ibintu byose, nta kintu kidashoboka mu gikoni. Nshobora kuba ngiye guteka nkoresheje bino birungo ndi bubereke, ariko wowe ejo ukayiteka hari ikindi wongeyemo cyangwa hari icyo wakuyemo, kandi ikabipiraho ibyo. Rero nta tegeko ririho ngo ibyo nshyizemo ngo 100% akaba ari byo ushyiramo. Hari ibyo utashyiramo n'ibipiraho. Nabyo rero ndabibereka, kabanze nitunganye neza. Hari aya mavuta niyo ndi bukoreshe. Hano harimo inyama muri iyi bolo, ariko kubera ko ngiye guteka ipilawu irimo inyama ndabanza nzigabanya nkore dutoya, nibyo biba bimeze neza, ni nabyo biba bigaragara neza. Hari na poivro, harabura igitunguru nagiye kunkuriraho ibishishwa by'inyama ndabereka ko ndi bubikate. Gukataho nta tegeko ririmo, wakata uko ushaka, byaba binini byaba bitoya ntacyo biba bitwaye. Hari soya sauce, hari pilau masala, ubu birimo. Harimo gake, harimo pilau masala, ntigomba kubura nyine. Iyi ni simbambiri, iyi ni black pepper ko ndayikunda, kandi umuntu ugiye gutekera bino biryo kugira urusenda. Uyu ni umunyu. Iyi ngiyi ni beef masala, kubera ko harimo inyama z'inka n'ubundi niyo ngiye gukoresha. Nta kindi, ibindi ndabereka zino nyama n'igitunguru na poivro.
Ndi gushyiramo amavuta, ubona ko ari menshi ndaza kuyagabanya nyuma. Amavuta namaze kuyashyiramo, inoze isafuriya yari yashyushye cyane, njya gushyiramo zino nyuma, urabona ko nakase dutoya turacimishije. Ni ukurindira mpaka zigafata irangi kabisa zigahinduka, ubundi zigakomeza n'ibindi gahunda.
urabona ko inyama zahindutse, uku niko nifuzaga ko zimera. Nyuma y'iminota 2 aya mavuta ndayagabanya, dukomeze ibindi. Zikomeye hano yuko tubanza gutogosa inyama uko zaba zimeze kose. Aya ni amazi nazibijijemo, ni nayo ndi bukoreshe mu mwanya wo kujya gushyiramo ayandi mazi meza. Hano ntabwo nakubwira ngo inyama uziteka ngo iminota ingahe ngo kugira ngo zindurirane, uraziteka nyine mpaka ubonye zihindira, kuko ntabwo twese dukoresha imiriro ingana, ntabwo dutekera ku bintu biba bikora kimwe. Gusa njyewe ntabwo natwaye umwanya munini, nazikujeho nangije gukata ibyo nakataga nazo zimaze kugera aho nifuzaga. Nabuze pilau masala, iyo nari naberetse nasanze harimo nkeya, ngiye kwifashisha iyi ngiyi mbonye muri karitsiye, kuko kandi hafi nyine nabuze iyo nsanzwe ndya, ariko numvishije nayo pilau masala niyo ndi bukoreshe, nkayihuza n'indi nkeya na leta biravamo. Ngabanya amavuta ubundi ngaruke dukomeze n'ibindi.
bibaye ngombwa ko nongeramo umunyu bitewe n'uko nari nashyizemo umunyu muke kandi ntabwo nari gupfa kuwufata nyine ngo uminjiremo gutya, bitewe n'uko nyine urabona umuceri nta mazi arimo kandi ntabwo urashya. Rero hano hari hakiri ya mazi nabijejemo inyama, nyashyizemo umunyu kugira ngo bimfashe gushyiramo umunyu ukwira ahantu hose. Ubundi aya mazi ntuhita nyasukamo hose. Ubu ngubu umunyu urahita wiyongera mu muceri, ntabwo ukomeza kumera nkaho nekeye umuntu urwaye. Wari washizemo pe, kandi n'ubundi neka muke ariko wari washizemo birenze. Amazi akizemo niyo ya nyuma. Ni byiza ko uteka umuceri ushyiramo amazi makeya, aho kwifata ngo ujye gusuka amazi menshi icyarimwe usange uratetemye koko, ubaye igikoma. Usibye ko habaho n'igikoma cy'umuceri. Ikindi nari mfite andi mazi makeya muri teremusi. Urumva amazi ari muri teremusi aba ahiye. Rero uba ugomba guteka umuceri uyafite hafi, mu buryo bw'uko ayo wateganyije gukoresha ku muceri ashobora kuba makeya ukayifashisha. Yego. Ubwo rero dutegereze umuceri ubanze ushye. Muranyihanganira, hari ahantu byageze mwumva ntabwo ndi kuvuga, ni mu mwanya wo nari ndi gushyiramo ibirungo. Twari twagize ikibazo tekinike, niyo mpamvu. Jose, egekaho. Niba utagiye egekaho. Ifu y'iki? Nakoze amata. Murihangana, iyo umuntu yakoreye mu rugo haba harimo ibintu byinshi cyane. Nari ndi kubasobanurira rero ko ndi gushyiramo ibirungo nta majwi yanjye mwumvaga, ariko nta bindi birungo bishyashya nazanyemo ngo mbishyiremo. Twe twagize akabazo tekinike, mbisubiremo nyine. N'ubundi ikintu mwabonye kitariho izina kiri mu gicupa gisa umuhondo ni Simba mbiri. Ibindi rero biriho amazina biragaragara: Simba mbiri, tungurusumu na tangawizi. Ku bantu babirya niyo waba uri kubireba uhita umenya ko bitandukanye ibyo ari byo. Ni ibyo ngibyo. Akenshi iyo ndi gukora ikiganiro hari ukuntu mpita nibuka nyine ibintu bijyanye, niba ndi kuvuga hagiye nibuka ibintu umuntu aba yambwiye ngo bivuge nkabivuga. Ikindi noneho nibutse si uwambwiye ngo nze mbivuge, ariko ngiye kubivuga kubera iyi mpamvu. Hari abana b'abakobwa bafite cano baranyandikiye, sindi kwibuka izina, mba ndivuze mukaragenda mukarireba. Nta nubwo nziranye nabo, ariko harimo umwe nabonye nimba twariganye, nimba twaraturanye, ntabwo mbyibuka. Abo bakobwa umwe muri bo yaranyandikiye arambwira ngo barashaka ko dukorana. Mu by'ukuri reka mbabwire, hari igihe ushobora kubwira umuntu ngo aze mukorane pe, ari muri modu cyangwa se ari mu bihe nyine byo kuba yatanga ibiganiro ku yandi macana. Birashoboka. Abantu bakora aka kazi nkora barabizi. Hari igihe uba uri muri gahunda yo gukorana n'abandi bantu cyane, hari n'igihe ubigabanya bitewe n'umuntu cyangwa n'icyo ari kubonamo. Abo bakobwa baracyakeneye imbaraga nyinshi kugira abantu babareba. Bakeneye kuba bajya gukorana n'abantu benshi kugira ngo abandi bamenye n'ibikorwa byabo. Nabonye banakora ibintu byiza pe. Baracyafite abantu bakeya babareba, bakeneye abandi bantu benshi babareba kugira ngo babone abantu nyine babatere imbaraga. Kuko ufite abantu benshi bakureba bakubwira ibyo ugomba gukora, ugira imbaraga mu bintu ukora, nyine uba ufite impamvu yo gukora. Barambwiye rero ngo nzabahe ikiganiro ngo kuri cano yabo. Ndambwira nge support nshobora kuguha nuko waza nkaguha ikiganiro kuri cano yanjye, abantu banjye cyangwa n'abandi bakakumenya.
ahari we yumvishije ko nta support iri mu nshuti yanjye harimo support ikomeye, kuko hano hanze hari abana bafite impano zabo babuze abantu babahereza uwo mwanya kugira bazerekane. Ndamutse nkwemereye nkaguha iyo support ujye uyakira, ntukumve ko harimo kwirata cyangwa kwiyumva, ibyo bintu ntabwo mbigira. Nshobora no kutaguha iyo support yo kukubwira ngo uze kuri channel yanjye tukaganira twibera abashuti nkakugira inama, sibyo? Kuko biraruta uko nakubwira ngo ndi buguhe ikiganiro. Nshobora kuza iwawe nkifata singira ikintu mvuga n'icyo kiganiro bakireba kandi ngo mfite iryo zina, bikakumarira iki? Ikiza rero njyewe ubwo nsubije abo bantu mu buryo burambuye cyangwa n'undi uwo ari we wese. Niba nkubwiye ngo ikintu gishoboka, wowe ngwino dukorane, byumve wumve ko ari cyo nshoboye gutanga, sibyo? Wikumva ko nimba ntaje kuri channel yawe ngo ari ubwana bubi, kuko yarambwiye ngo none se ngo ubwo ngo nutadufasha ngo urumva ngo tuzatera imbere gute? None se kuza aho ngaho uba wumva ikiri bwiyongere hari ikihe? Ahubwo kuba wenda njyewe nakubwira ukaza kuko mfite abakunzi benshi, nyine barakubona bakumenye, bavuga ati wa mukobwa yavuze ko akora ibintu byiza, reka tugende turebe nimba ari byo. Nasanga ari byo arahaguma. Urumva icyo atari cyo kigufitiye umumaro kuruta uko njyewe naza n'ubundi singira undi muntu nzanye bari buguma ari babandi. Support mba nguhaye ni iyihe? Rero nimba unyatse ikiganiro biba abo mbwiye cyangwa se abandi nkakubwira ati wowe uzaze nyiguhe gutya na gutya, kandi si buri wari wese ugihereza, kuko hari nk'igihe umuntu aguhamagara akakubwira ibintu, ikintu njye ngira ni gutega amatwi nkakumva, nkakubwira ni ndakumva ibintu njyewe nyine ntabwo byakunda, kuko hari igihe umuntu akubwira ibintu ukumva kujya kuba watuma abandi bantu babyumva nta kintu biri butanga, ahubwo hari abari bwumve ko mubatakarije umwanya, kandi kuko nawe ubwawe nyiri kubyumva ukumva ko uri guta umwanya, ahubwo nuko uwo muntu hari igihe aba akeneye umuntu umutega amatwi. Iyo service mba nayitanze yo kumutega amatwi nkamwumva, ariko nyine nkaza kumuhakanira. Niba nguhakanira rero ntukumve ko nguciye imbaraga cyangwa ko nguciye amazi, ujya icyo umuntu ashoboye gukora aragikora, sibyo? Niba watse umuntu support akagira icyo akwemerera gitandukanye n'icyo wowe washakaga, jya wihangana. Ntabwo turi mu isi yo kubona ibintu byose dushaka mu gihe dushaka. Reka rero amagambo yanjye yari makeya, nyine nuko narindi guteka nyine ndabyibuka, kuko bambwiye ko ibintu bakunze gukora ari byo guteka, niyo mpamvu mbyibutse. Ntabwo rero nanze kubatera inkunga, nimwumva bishoboka muzaze duteke cyangwa nzaze duteke, ariko iki kiganiro mu buryo kubafasha gishyira kuri channel, nzi ko hari icyo bizongera, sibyo? Rero umuceri maze kubona ko wahiye, ngiye kwarura. Umuntu nari natekeye ntabwo arangera mwumve, kandi yari yambwiye ko angereraho ku gihe, ariko ubu ngubu ngiye kwarura umwana arye, kuko ubu bwatangiye kwira, ejo azajye ku ishuri. Kangende mbasezeye, ubwo ibisigaye murabona nyine ukuntu ngiye kwarura, nta bindi. Mbashimire cyane, Imana ibamere umugisha, Nyagasani aborohereze mu bitoroshye, ndabakunda.